Nshuti bakunzi mukurikira USTV, turabashimye kandi turabashuhuje ko mubana natwe uko bukeye nuko bwije. Akaba ariyo mpamvu USTV Ministry twiyemeje kubana namwe mu gutunganya imibiri yacu, mu gutunganya imiryango yacu, intekerezo zacu n'ubugingo bwacu. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kujya dukora ibiganiro byinshi bitandukanye ariko bifite ingingo eshatu z'ingenzi bishingiyeho. Ingingo ya mbere ni ibyigisho by'ukuri kwa Bibiliya n'ubutumwa bwiza bw'uko umunyabyaha ahishurirwa Kristo. Ingingo ya kabiri ni ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango, kandi ibyo byigisho muzagenda mubikurikirana. Muri uku kwezi kwa 11 tugiye kuzaba turi kwigana ibyigisho by'ubuzima ndetse n'ibyigisho by'ubuhanuzi, ariko mu kwa 12 ndabararikira kugira ngo muzabane natwe nabwo. Tuzaba turi kwiga ibyigisho by'umuryango ndetse n'ibyigisho by'ubutumwa bwiza uko umunyabyaha akwiriye Kristo kandi uko ahishurirwa Kristo. Mbararika kugira ngo muzajye mubana natwe, yaba mu byo ntambutsa ngewe mwene so Urwibutso Samuel, yaba ari mwene data Aimable uri kudukorera uruhererekane kubyahishuwe, ndetse na Pastor Desire tuzabana mu byigisho by'umuryango, kimwe n'abandi bigisha batandukanye tuzagenda tubana uko Imana izagenda ica inzira, uko Imana izagenda ica inzira. Turabararitse kandi namwe mujye mukunda gusoma ibyanditswe byera. Reka dusenge Imana. Data mwiza, Mana ikomeye, urera kandi urakiranuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko muri aka kanya wongeye kuduha amahirwe yo kongera ngo twige ibyatunga imibiri yacu, tukabaho muri iyi si yanduye irimo ibyago, nyamara twebwe dufite imibiri guhimbaza. Abana bawe uduhe kwakira ijambo ryawe imitima yizeye, mu izina rya Yesu, amen. Muri Bibiliya harimo amasomo menshi atandukanye atubwira ku buryo umunyabyaha ashobora kubaho afitanye amahoro n'Imana, kandi muri Bibiliya harimo amasomo menshi atubwira uburyo umuntu abasha kwitungira amagara mazima, akagira imibereho itarwaragurika, ndetse n'igihe arwaye umubiri we ukaba ubasha kuba wakongera kubona imbaraga zo kwisubiza, ukagira ubushobozi bwo kwizahura ugakira, nk'uko n'ubundi n'abaganga b'inzobere bagenda babigarukaho. Burya ntabwo ari byiza kuba twakwihutira kunywa imiti yo mu nganda, ahubwo ni byiza kubanza kumenya icyateye uburwayi, nk'uko tugiye kuzabyigana muri iki gitabo cy'umunyamateka witwa Ellen G. White cyitwa Ubutumwa Bwatoranyijwe, aho tugiye gutangira n'ubundi uruhererekane rw'ibyigisho kuri iyi nsanganyamatsiko y'ubuzima byitwa indwara n'ibizitera. Ni ibyigisho bizaba uruhererekane, kimwe n'uko turi kwiga ibyahishuwe mu ruhererekane, kimwe n'uko tuziga ibyigisho by'imiryango mu ruhererekane. Ariko muri uku kwezi kwa 11 tugiye kwiga ibyigisho by'ibyahishuwe, by'umwihariko tuvuga ibyigisho cya 13, ariko kandi turimo turiga n'ibyigisho by'ubuzima, kuko roho nziza itura hehe? Itura mu mubiri muzima. Mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 2 haranditse ngo, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ube mutaraga nk'uko umutima wawe uwe neza, kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga baguhamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Bene data, natwe ikintu tubasabira ni ukugira ngo mube bataraga, ko umubiri mutaraga niwo ubasha guhimbaza Imana. Iyo umuntu arwaye biramugora kuririmbira Imana, biramugora kuvuga ubutumwa, ariko iyo umuntu ari mutaraga akaba afite amagara mazima, abasha no kuvuga ubutumwa, abasha no gutanga icyitegererezo cyiza, ku buryo abantu nabo bakumva bashimye kandi banyuzwe n'iyo nzira nawe yagize gute, nawe yahisemo. Ariko kandi banatubwiye ko umubiri we ukwiye kuba mutaraga, kubera ko n'intekerezo ze n'imigambi ye byari bitaraga, kuko yari yarakiriye ukuri maze akugenderamo. Natwe rero abantu bahisemo gukurikira Bibiliya, kimwe n'abandi batari bayihitamo ariko babonye ibi byigisho kuri USTV, twababwira ko ukuri kuri mu ijambo ry'Imana kurahagije kugira ngo umunyabyaha abone icyo yaburiye ku bandi, ariyo mahoro yo mu mutima. Maze kandi kuko abafite amahoro yo mu mutima akabona n'amahoro y'inyuma ava mu kwitungira amagara mazima.
Tugiye rero kureba iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe, umugabane wa kabiri, akaba ari nacyo tuzamaramo iminsi turi kwigana, akaba ari igice cyacyo cya mbere, ariko akaba ari ku mugabane usoza, ni umugereka muri iki gitabo, ni umugereka ukaba witwa indwara n'ibizitera, aho uyu mwanditsi witwa Ellen G. White yagiye abyandika guhera mu cya 863 n'icya 864 gukomeza. Akaba yaravuzemo ingingo nyinshi benshi mu baganga b'iki gihe barimo baragenderaho, ariko muri icyo gihe zitakurikizwaga. Nk'urugero, kunywa itabi muri icyo gihe byafatwaga nk'umuti igihe yandikaga ibyo bintu, nyamara we yagaragaje ko bidakwiriye gukoreshwa. Nyamara n'ubu ngubu murabizi ko abahanga mu buvuzi bagaragaje ko kunywa itabi byica ubuzima, kimwe n'izindi nama zigiye zitandukanye. Reka tujyane rero muri iki gice cyitwa indwara n'ibizitera. Kuva habaho kugwa kwabereye muri Edeni, inyoko muntu yagiye isikigingira. Ubumuga, gusikigingira mu bwenge, indwara ndetse n'imibabaro bya muntu byagiye birushaho gukomera, bikamerera buri gisekuru cyagiye gikurikiraho kuva umuntu yacumura. Nyamara kandi abantu benshi barasinziriye, ntibitaye ku mpamvu nyakuri zibitera. Ntabwo bazirikana ko bo ubwabo ari bo ba nyirabayazana ku rwego rukomeye b'iyo miterere ibabaje cyane y'ibintu. Muri rusange, imibabaro ya muntu bayishyira ku Mana, maze bagafata ko ariyo nkomoko y'imibabaro yabo. Nyamara kutirinda kwa mwene muntu niko ntandaro y'imibereho n'imibabaro yose yo ku rwego runini cyangwa se ku rwego ruto. Batubwiye amagambo akomeye, baratubwira ngo kuva igihe cyinjiraga mu isi muri Edeni, hatangiye kubaho gusigingira gukomeye n'imibabaro. Nyamara ngo igitangaje ni uko abantu iyo bamaze guhura n'ako kaga kameze gutyo, ntabwo bihutira mu kuvuga ngo mbese n'ibiki twishe ngo tubikosore, ahubwo baratubwiye ngo akenshi tubihirikira ku Mana, ngo niko Imana yabishatse, ngo yamukunze kuturusha. Mujye mwumva izo mvugo, aho umuntu aba yasinzira yavuye mu buzima, ukumva abantu baravuze ngo Imana yamukunze kugira gute, kuturusha. Ntabwo Imana ikunda abantu bapfuye ngo ibiyanga abantu bazima, ahubwo twebwe hari ibintu tujya dukora, tuzabibona muri iki gitabo, aho hari ibintu byinshi dukora bikatugeza ku rupfu, ariko bikitirirwa ko hari abantu baturoze, ko hari karande zitugendaho zitwirukaho, nyamara biterwa n'imibereho tugeze gute tubayeho. Ntabwo Eva yirinze mu kwifuza kwe ubwo yaramburaga ukuboko kwe agasoroma ku mbuto z'igiti cyabuzanyijwe. Kuva Adamu na Eva bacumura, kwinezeza no kwifuza byahawe intebe biba nk'umutware mu mitima y'abagabo n'abagore. By'umwihariko irari ry'inda ryahawe icyubahiro, maze rirabategeka aho gutegekwa n'ubwenge. Kubwo gushaka kunezeza irari ry'inda, Eva yishe itegeko ry'Imana. Imana yari yaramuhaye ibyo akeneye byose, nyamara ntiyanyuzwe. Kuva icyo gihe urubyaro rwe rwacumuye rwagiye rukurikirana mu byifuzo by'amaso yabo ndetse n'irari ryabo ry'inda. Nk'uko byagendekeye Eva, basuzuguye iby'Imana yabuzanyije, maze bakurikiza inzira yo kutumvira. Kandi nka Eva bagiye bibwira ko ingaruka itazaba mbi cyane nk'uko byavuzwe. Muri iyi minsi reka mbabwire, abantu barababaye, abantu barahangayitse, kandi nimubibona murasanga abantu tubuze ikintu gikomeye cyitwa amahoro. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko Imana hari ibintu yashyizeho, iratubwira ngo tuzabeho gutya, tuzagende gutya. Naho mu rwandiko Pawulo n'icyo Timoteyo yanditse ngo iyo umuntu afite ibyo kurya bimuhagije n'ibyo kwambara, anyurwe nabyo. Nyamara muri iyi minsi, kimwe mu bintu biri kudutera uburwayi cyane, ntabwo imiryango myinshi ihangayikishijwe no kuba idafite ibyo kurya. Si uko hatari abantu bari kuri urwo rwego rwo kubura ibyo kurya, ariko abantu benshi ntabwo tubuze ibyo kurya, ntabwo tubuze aho kuba, ahubwo baransize iri hanze aha ngaha kumva umuntu nawe akeneye kugira ibintu atunga bidasanzwe, kugeza ubwo n'abayobozi bo mu nzego zisanzwe batari abakristo bagira ubwo batangazwa n'ibintu turi gukora. Ndibuka umuvugizi wa polisi mu Rwanda igihe yari ari gukebura abantu babwira ngo niba umuntu adashaka kubaho ubuzima bungana n'uko angana, agashaka kugenda mu modoka nziza, agashaka kujya kunywera no kurira ahantu heza, nyamara binyuranye n'ubushobozi afite,
ibyo bintu byanga bikunda biba bizamugiraho ingaruka. None niba na leta isanzwe irimo irareba igasanga abaturage turimo turarengera, nyamara tukitega kubaho imibereho myiza, muri kumva ko twazabaho tumeze gute? Nk'urugero, abakristo twagakwiye kuba ari twebwe cyitegererezo, ku buryo umuntu atureba akavuga turiya muntu ntabwo atunze ibintu byinshi, ariko iyo murebye mbona afite amahoro, ku buryo abantu bashobora kukubaza bati ariko se imbaraga igutera gutuza mu bigeragezo ni iyihe? Nyamara nimukurikira, bitewe no kutirinda mu byo turya, mu byo tunywa, mu byo twambara n'akazi dukora, uzasanga abantu dufite uburwayi, abadafite uburwayi turabahangayitse, ku buryo uwo muhangayiko na stress birimo biratuma abantu barwara stroke. Iki kintu nkubwiye wenda uze kukigenzura. Abantu benshi bari mu matsinda cyangwa se amashyirahamwe, aho usanga umuntu aba mu ishyirahamwe akakuzamo ku wa mbere, ku wa gatatu w'Isabato akajya kwishyura irindi shyirahamwe, akava yatiye akajya kwishyura irindi, akabaho ubuzima bumeze gutyo. Wagera ku gasozi ugasanga umuntu ari gukora ibikorwa ukabona ibintu birashimishije, ariko wabireba ugasanga niba yaragiraga inka ntabwo akizigira, niba yaragiraga ihene ntakizigira. Kubera iki? Ubuzima bwe busigaye bugendera ku muvuduko urenze ubushobozi yinjiza. Ugasanga abantu bose basigaye bafite gahunda y'uko dushyira abanyeshuri mu mashuri ahenze, kandi nibyo wenda dukwiye gushyira abana bacu mu mashuri ngo bige, ariko ikibazo ntabwo tukiri kwita ku nkomoko y'umutungo dufite ngo turebe ko iri kujyana n'iki, ko iri kujyana n'ibyo twinjiza. Ikibazo kivuka ni iki rero? Uri gusanga abitwa ko turi abakristo cyangwa ari abakristo bari kuba mu buzima bw'amadeni. Wenda niba n'ubu ngubu nawe wisuzumye ugasanga ni ukubayeho, nagira ngo mubwire ko hari ibyiringiro Imana ikigufitiye. Imana ibasha kukubabarira amafuti wagize, ariko kandi ntuze kwitega guhunga ingaruka z'ibyo wahisemo, kuko baratubwiye ngo nk'uko byagendekeye Adamu na Eva, urubyaro rwagiye rukomoka kuri abo babyeyi bacu ba mbere aribo batwebwe, ngo dukora ibintu Imana yatubujije, maze twamara kubikora ngo tukibwira ko cyangwa ngo tukitega ko ingaruka zitagenda nk'uko Imana yabivuze, kuko tuba twumva ukuntu Imana yabivuze biremereye cyane. Ariko reka nkubwire, umuntu yasuzuguye amategeko agenga imibereho ye, maze bituma indwara zigenda ziyongera. Icyagiye gikorwa cyakurikiwe n'ingaruka. Ntabwo umuntu yanyuzwe n'ibyo kurya byiza bimuhesha amagara mazima, ahubwo yanejeje irari rye ry'inda, ndetse yemera gushyira ubuzima bwe mu kaga. Imana yashyizeho amategeko agenga ubuzima bwacu. Niba turenze kuri ayo mategeko, bitinde bitebuke tugomba guhura n'ingaruka n'igihano. Ntabwo amategeko agenga ubuzima bwacu yakwitwa birenze kuzuza mu bifu byacu ibyo kurya byangiza ubuzima, bitwewe no gutwarwa n'irari ribi ry'ibyo kurya. Kurya ukarenza urugero, ndetse n'iyo byaba ari ibyo kurya byoroheje, uko byagenda kose bizangiza imyanya y'igogora ry'ibyo kurya. Ariko kandi ikiyongera kuri ibi ni uko kurya ibyo kurya byinshi cyane kandi bidatunganye byongera akaga mu buryo bukomeye, umubiri ugomba kuhababarira. Muri iki gihe dufite abantu benshi barimo barava iwabo bakagikanyarira, bakajya mu yindi misozi, bakajya kureba abapasitoro n'abandi bavuga butumwa, rimwe na rimwe bari n'abatekamutwe ngo babasengere, ngo bararwaye, ngo bafite ibibazo. Nyamara ugasanga ibibazo dufite biri guterwa no kurya ibyo kurya byinshi birenze umubiri, cyangwa se turi kurya ibyo kurya bidakwiriye, ibyo kurya byangiza imibiri. Noneho twarangiza tukumva baturoze. Icya kabiri, tukumva imibiri yacu itameze neza, nta kindi kintu twakora ni ukwihutira kujya kwa muganga tukanywa imiti n'ibyo. Ariko ese ni bangahe dufata igihe cyacu tugasuzuma ikintu kiba cyaduteye uburwayi? Bavandimwe rero, ndabararika kugira ngo tube hamwe muri uru ruhererekane rw'ibyigiro, turebe ukuntu indwara zitandukanye, turebe ukuntu ibibazo bitandukanye birimo biraterwa no kutirinda mu byo turya, mu byo tunywa, mu byo dukora no mu byo twambara. Niba wabagaho ubuzima burenze uko ureshya, ukaba uri gukoresha ubuzima bwuzuye imyenda gusa, naguhamagarira kugaruka ku cyitegererezo cya Bibiliya.
Bibiliya tubwira ngo niba dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara biduhagije tunyurwe nabyo. Ntabwo kugira ibyo kurya n'ibyo kwambara biduhagije ari ukugira ubutunzi burenze. Nta nubwo batubwiye ngo turekere aho gukora, kuko itegeko rya kane riravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora rero ukoramo imirimo yawe yose. Imana irimo iradusaba gukora, ariko tukiga kubeshwaho n'ibyo tugira gute twinjiza. Maze kandi n'igihe tugiye guhaha ibyo kurya, tugahaha ibyo kurya bikwiriye bitangiza amagara mazima, tuzakomeza kugenda tureba ibyo kurya uburyo bitwangiza, ariko kandi umubiri wacu twe kuwushyira kuri stress yo kuvuga ngo abandi bageze kuri ibi, kwa kanaka baguze imodoka, kwa kanaka bavuguruye inzu, bakuyeho amategura, kwa kanaka bashyizeho urugi rushya, kwa kanaka basize irangi, umwana wo kwa kanaka yigahana. Mureke tugenzure, dukore cyane, tubone imigisha, maze iyo migisha tujye tuyishimira Imana. Hari umuti ukomeye urimo kumvira iby'Imana yavuze. Hari umuti ukomeye urimo kwihana igihe ubonye watashutse, maze ukavuga uti Imana ndashaka kuguhindukirira, ugafata icyemezo, ukagenda intambwe ku ntambwe uyobowe n'Imana. Umwana w'umuntu rero cyangwa umwana w'umuntu nubwo yasuzuguye amategeko agenga ubuzima bwe, maze indwara zikiyongera mu buryo bukomeye, ingaruka zabyo zibinjyana muntu. Ntabwo twigeze tunyurwa n'ibyo kurya byari bifitiye akamaro ubuzima, ahubwo bitewe n'umururumba turarikira ibyo kurya twumva biryoshye, aha tugahara amagara yacu. Muri aka kanya hari ibyo kurya bigezweho, hari inzoga zigezweho, natwe ubwacu tuba tubizi ko ibyo bintu biteza ibibazo, biteza akaga, ukajya kwa muganga bakakubwira ko ibyo bintu biguteza akaga. Ariko se reka bene data mbabwire, hari ikindi gisekuru twigeze tugira aho abantu benshi bafite ubutunzi, bafite ubushobozi bwo kugura ibyo kurya, ariko bakaba batemerewe kubirya. Aho urimo urakora ibishoboka byose, tekereza nawe kuba waravunitse ugafata imyenda ukaba uhangayitse, ariko muri aka kanya ukaba udashobora kwasamira ibyo kurya wavunikiye, bikaba biri kuribwa n'abakozi bo mu rugo cyangwa n'abandi bantu, wowe udashobora kubirya bitewe n'uko utigeze wumvira amahame agenga ubuzima. Muri aka kanya ukaba na bya bindi wari wemerewe kurya udashobora kugira gute kubirya. Muri iyi minsi dufite diabete, dufite umuvuduko w'amaraso, dufite indwara nyinshi zitandukanye, dufite kanseri ziri guterwa hanini n'ibyo kurya turi kurya bidatunganye. Nyamara natwe ubwacu tukabisobanukirwa, ariko tugahitamo kuvuga ngo n'ubundi ntacyo bitwaye, n'abandi nabo barapfa, natwe reka dupfe. Ariko nk'abakristo, mbese twemera imibiri yacu ikaba insengero z'umwuka wera kugira ngo twitire uko tubonye? Ni iby'ukuri koko urupfu rutugeraho nk'ingaruka y'icyaha, ariko se twiyahura? Bene data ndabararitse, ntabwo dukwiriye kwiyahura, ndabahendahenda. Mureke dufatanyirize hamwe kwiga uburyo dushobora gutunga imibiri yacu, maze tukagira imibiri ihimbaza Imana, umwuka wacu ugahimbaza Imana. Bene data bo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, bene data bo mu matorero ya Gikristo, bene data bo mu yandi madini, ndakuraritse ngo byibuze ugirire mu mubiri wawe, wige gufata neza amagara yawe. Kwirinda biruta kwivuza, uwo ni umugani umunyarwanda yaciye. Mbese nawe urifuza kubaho ubuzima bufite ibyishimo? Kwirinda biruta kwivuza. Iyi nsanganyamatsiko cyangwa iki cyigisho nicyo tuzajya twiga, cyitwa kwirinda biruta kwivuza, aho tugiye kujya turebera hamwe iki cyigisho cyitwa indwara n'ibizitera, aho tuzareba indwara tukareba n'ibizitera. Ariko icyo nkubwiye ni uko uzatungurwa cyane no kubona ibyo witaga indwara n'inkomoko zabyo binyuranye cyane nuko wabyumvaga. Ariko ikintu gitangaje ni uko indwara nyinshi njyewe ubwanjye nabonye, cyangwa n'abagenzi banjye tuganira babashije kwiga bagatangira gushyira mu bikorwa ibyigisho turi kwiga, twasanze ari twe ubwacu twaziteraga. Nubwo atari zose zakize, ariko nyinshi muri zo zarakize, kandi n'izindi Imana iradufasha zikabasha gukira mu buryo bworoshye. Nawe rero ndakuraritse kugira ngo tuzajye dufatanyiriza hamwe gushyira mu bikorwa inama Imana ibigize gute Imana iduhaye. Ndagushimiye rero, kandi ndagusabye ngo ujye urarika bagenzi bawe nabo bakurikirane iki kiganiro cyitwa kwirinda biruta kwivuza. Mureke dusenge. Data mwiza, urakoze ko duhaye inama, kandi turagusabye ngo ukomeze kutwuzuza umwuka wera ajya dushoboza kugira ngo tugendane n'ubushake bwawe, mu izina rya Yesu, amen.